twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa kane w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 17 ukwakira 2024, ngo duhimbaza mutagatifu Inyasi wa Antiokiya. Ngaya amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu baruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Ngewe Pawulo, intumwa ya Yezu Kristu, uko Imana yabishatse, kubatagatifujwe b'indahemuka muri Yezu Kristu. Mbifurije neza n'amahoro biva ku Mana, umubyeyi wacu, no kuri Nyagasani Yezu Kristu. Nihasinzwe Imana se w'umwami wacu Yezu Kristu, yadusakajemo imigisha y'amoko yose ituruka kuri Roho mu ijuru ku bwa Kristu, nguko yadutoreye muri we nyine mbere y'ihango y'ibiriho byose, kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo turi intungane n'abaziranenge. Igihe nicyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yihitiyemo tubikesheje Yezu Kristu. Uko niko yabyishakiye ku buntu bwayo, kugira ngo izahore isingirizwa ingabire yaduhereye ubuntu umwana wayo w'inkoramutima. Niwe dukesha ugucunguzwa amaraso ye, tukamurongeramo imbabazi z'ibyaha byacu ku rugero rw'ubusendere bw'ineza yayo, ikaba yadusenderejemo ibigiranye ubuhanga n'ubumenyi bwose. Yaduhishuriye ibanga ry'ugushaka kwayo, wa mugambi wuje urugwiro yari yifitemo kuva kera, ngo izawuzuze ibihe bigeze. Umugambi wo gukoranyiriza ibintu byose ku mutwaro umwe rukumbi Kristu, ari ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Imana yadusakaje mu migisha yayo kugira ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo. Nimuririmbire uruhande indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhora agaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Nimucurangire Uhoraho ku nanga no mu majwi y'indirimbo, mu karumbeti no mu ijwi ry'impanda. Nimusingize umwami Uhoraho. Imana yadusakajeho imigisha kugira ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 11, umurongo wa 47 kugeza ku 54. Muri icyo gihe Yezu abwira abigisha amategeko ati, nimwiyimbire, mwe mwubakira imva z'abahanuzi, kandi ari abasokuruza banyu babishe. Bityo muhamya kandi mugashima ibyo abasokuruza banyu bakoze. Bo bishe abahanuzi, mwe mukubakira imva zabo. Nicyo cyateye Imana nyir'ubuhanga bwose kuvuga ngo, nzabatumaho abahanuzi n'intumwa, bazica bamwe abandi babatoteze. Niyo mpamvu ituma ab'ingoma bazaryozwa amaraso y'abahanuzi bose yamenetse kuva isi igitangira, uhereye ku maraso ya Abeli kugera ku ya Zakariya batsinze hagati y'urutambiro n'ingoro. Koko ndabibabwiye, ab'ingoma bazayaryozwa. Mwiyimbire bigisha amategeko, mwe mwatwaye urufunguzo rw'ubumenyi, mwebwe ubwanyu ntimwinjire, kandi n'abashatse kwinjira mukababuza. Yezu avuye aho ngaho, abigisha amategeko n'abafarizayi batangira kumuzira no kumuvugisha menshi, bamwinsha kugira ngo mumufatire mu magambo ye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi. Fata urufunguzo. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana. Ineza y'Imana buri munsi kurange, bityo nawe uze kuva ahangaha kuri buri munsi hari icyo wahindutseho. Nyagasani arifuza gutambuka iwawe. Hari aho ubabaye, arifuza kuguhoza. Hari aho urwaye, arifuza kugukiza. Hari ibibazo ufite, arifuza kuguha ibisubizo. Rero igisigaye, fungura urugi rwawe, fungura umuryango wawe. Nyagasani arimo arakomanga, n'umukingurira arazi iwawe agukize. Kandi Yezu agera ahantu hose. Gusa icyacu ntabwo tumwakira. Arakomanga ariko ntitumwakire. Aka kanya nawe rekera Yezu akanya ko kwinjira iwawe. Mufungurire,
kandi nagera iwawe unamufungurire, ubundi mukomeze musangire. Wifurije rero kugumana na Yesu, umureke yinjire iwawe ahature. Umunsi umwe ngo umugabo yakoze amakosa menshi cyane, nuko rero baza gufata icyemezo abanyamutekano ko bagiye kumufunga. Uwari umuherekeje amushoreye agiye kumufunga, mbere y'uko bagiye kugera kuri prison mu buroko aho bagombaga kumufungira, nuko wa mugabo ngo aza kurabukwa ahantu hari bara aho bacururiza inzoga. Nuko ngo yinginga wa mupolisi ngo wari umushoreye, aramubwira ati mbabarira, ngiye kugusaba ikintu gikomeye cyane, aho kugira ngo njyane muri wowe buroko nzamaramo igihe gitoya ukongera ukamfungura, mbabarira ndabigusabye, mfungira ahangaha muri ino bara, ubundi ngumemo, ushake ufungiremo burundu nzagumemo, sinzongere kuvamo, aho kugira ngo njyane hariya muri buriya buroko. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Muri aka kanya hamwe n'aya masomo y'uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo bita urufunguzo. Urufunguzo hari urwa prison, hari urwa bara, hari n'undi rufunguzo. Iyo bavuze urufunguzo muri Bibiliya, urufunguzo nk'urwa Petero, urufunguzo ni ikimenyetso cy'ububasha, urufunguzo ni ikimenyetso cy'ubutegetsi, cy'ubushobozi. Iyo rero umuntu afite urufunguzo aba ashobora gukingura ubundi akinjira. Nyagasani uno munsi natwe arifuza gutwibutsa urufunguzo yaduhaye. Hari abafite imfunguzo za prison, hari abandi bafite imfunguzo z'indaya, hari abafite imfunguzo z'amakabare, hari abafite imfunguzo za shapere, hari abafite imfunguzo z'ahari ibiryo. Ufite uruhe rufunguzo muri ino minsi? Uze kureba urufunguzo ubitse rufungura hehe? Rero ngaha Nyagasani arifuza gutwibutsa urufunguzo yaduhaye, yongera tubaze niba tujya dufungura, tukinjira tugafungura, hanyuma tugafungurira n'abandi. Hari igihe Yesu yaza kwiheba abonye urufunguzo yaguhaye, icyawe warakinze, ubwawe ntiwinjire, ntureke n'abandi ngo binjire. Ngira ijambo ry'Imana rya buri munsi, turaza imbere ya Yesu tugafungura, ariko tukanafungura tukaza kwibuka gufungurira abandi. Ngibi ibikorwa by'urukundo. Nyuma yo kumaze kumva ijambo ry'Imana, ukora iki nyuma yabyo? Imbuto z'isengesho, imbuto z'ijambo ry'Imana nta kindi ni uko wahuye na Yesu ukajya kumwereka abandi, ni uko wasangiye na Yesu hanyuma ukajya gusangira n'abo bandi, kuko Yesu araguhereza agira ngo urebe n'abo ngabo bandi atashoboye kugeraho. Yesu ashobora kugukoresha wowe mwasangiye kugira ngo afungurire abandi, agere ku bandi. Aho ujya ukora ubutumwa nyuma y'uko uhuye na Yesu. Urufunguzo, akira urufunguzo rw'ahari ibiryo. Iyo ufite urufunguzo rw'ahari ibiryo urafungura, ukarya, ugafungura, hanyuma ukaza kwibuka ariko kugaburira abandi, ufungurira abandi. Mubyeyi, ufite urufunguzo rw'ahari ibiryo. Iyo ufite urufunguzo rw'ahari ibiryo, ibintu biba byakemutse. Urafungura koko, ugafungura, ugafungurira n'abandi. Muvandimwe, ufite urufunguzo, wasanga nawe ufite urufunguzo rwa prison aho kugira urufunguzo rw'ahari ibiryo. Isomo rya mbere turi kuzirikana, Paulo mutagatifu arifuza guturangira ahari urufunguzo rwa kiliziya. Urufunguzo rufungura inzu y'Imana, ecclesiologie, kiliziya, ubumwe bw'abakristo. Ubwo twatangiye baruwa Paulo mutagatifu yandikiye abanyefezi, yongera gutwibutsa nyine ko tugomba kugira ubumwe nk'abantu baba basangiye Kristo, bakunga ubumwe bwa kiliziya, ubumwe bw'abana b'Imana. Uyu munsi turamwumva dufungurira, yongera gutwibutsa icyo twahamagariwe. Impamvu dufite urwo rufunguzo nta kindi nuko turabagenerwa umurage w'ijuru, imfunguzo z'ijuru. Wongera urebe nawe amasakamento wahawe. Mbere na mbere batisimu, uzi ko ari gufungurira ijuru. Urwo rufunguzo uracyarufite? Cyangwa wakiriye batisimu, uhabwa batisimu ariko utari umukristo? Ushobora kuba ufite ubukristo ariko utari umukristo. Paulo arawinjira gukwibutsa ko uri umugenerwamurage. Ko umugenerwamurage nta kindi ni ugufungurirwa ijuru, ni ukureka ukazinjira hehe? Mu ijuru. Icyo Imana yatugeneye, twaremewe twese kuzajya mu ijuru, niho tuzishima iteka. Amen. Ivanjiri nayo uyu munsi irongera gutuganisha ku rufunguzo rw'aho tugomba gukingura. Ubwo Yesu ari imbere y'abigishamategeko n'abafarisayi, akaba yatumiwe ari ku meza, yabonye urufunguzo rw'ahari ibiryo, bamufunguriye.
kugira ngo basangire nawe. Ndongera gukwibutsa ntambuka mu gihe mu ivanjiri ya Matayo ndetse na Mariko bakunze kuvuga abafarizayi nabi, ariko Luka we yavanjiri y'igishimo, yavanjiri y'impuhwe, yongera gutwibutsa ko Yezu yakundaga abafarizayi, yakundaga no kwitabira ubutumire bwabo. Gatatu kose mu ivanjiri ya Luka, umutwe wa 7:36, umutwe wa 11 umurongo wa 37, n'umutwe wa 14 umurongo wa mbere, aho se batubwira uburyo Yezu yitabira ubutumire bw'abafarizayi. Ivanjiri y'uno munsi iri gutwibutsa uburyo Yezu yaje mu nzu y'umufarizayi ndetse n'inyigisho yatangiye. Twongere tunibaze, ukurura iyo foto nawe niba koko uzi de bonne manière, ikinyabupfura kiranga abantu bari ku meza, uburyo bwo gusangira n'abandi ku meza. Wongera ukurura ifoto, umuntu aragutumiye, none wowe ushatse kumunenga mu rugo rwe. Bamwe bakeka ko Yezu yatangiye kunenga ibiryo, abandi bati Yezu ari kuryongora, akajya bindi ngo ugiye abandi asingeso ku irembo. Kuki Yezu ameze nk'uri gutonganya umufarizayi umutumiye? Kuki Yezu avuga amagambo akarishye ari imbere y'ibiryo? Ubu si nk'uburyo bwiza bwo kugira ngo abyirire we n'abigishwa be? Ubundi mu kinyabupfura birabujijwe kunenga ibiryo, birabujijwe uri imbere y'ibiryo gutangira kubigaya, biranabujijwe kuvuga nabi nyine muri gusangira. None kuki Yezu avuganye umwuka umeze utya imbere y'umufarizayi kandi noneho umutumiye? Twahavana amasomo menshi, ariko reka tuhavana abiri y'ingenzi aza gutuma natwe tureba uburyo dusangira, uburyo tubika urufunguzo rw'ahari ibiryo. Icya mbere, twongere twibutse ko abafarizayi n'abigisha amategeko abenshi bari kunenga Yezu bamupinga. Yezu yinjiye muri uru rugo ni nk'aho ariho amuboneye, bityo akamubwirira iwe, akamukosorera iwe, akabona gutambutsa inyigisho. Igihe cyose Yezu akoze urugendo akomeza kugenda yigisha, nta na rimwe umurimo ujya uhagarara kwigisha. Tunongere tunibutse, iyo tugiye gufungura ahantu ntibirakubaho wari usanzwe utangiza ikimenyetso cy'umusaraba usenga igihe ugiye gufungura, ariko kubera imbaga y'abantu iri aho ngaho ntuze no kwibuka gusenga, ntuze no kwibuka gukora ikimenyetso cy'umusaraba ngo kugira ngo batakureba nabi. Ni ukugapfa kurya, ni ugupfa nyine nawe wumve ko ari ugupfa. Ariko Yezu we, nanjye kuvuga ni mutaripfana, aboneraho no kugaragaza uwo ari we, ko ari Imana igenga abantu. Yezu agiye kwihishura aha ngaha muri urugo kuri aya meza. Icya kabiri twazirikana kuri aya meza ni uko Yezu atagambiriye gusa kuza gufata ipura y'ibiryo, wenda agafiriti n'inyama bari bamuteguriye aha ngaha, ntabwo ari cyo Yezu agamije. Yezu arifuza gutubwira ko atari ibiryo gusa by'umubiri biba bimugenza, ahubwo ibiryo bya roho, ubuzima. Kuko gusangira ntabwo ari gusangira icupa gusa, ntabwo ari gusangira inyama n'ifiriti brochette, ntabwo ari gusangira ibiryo iby'umubiri, ahubwo no gusangira icyo bita ubuzima, uko ubayeho, ibiriho muri icyo gihe, ibibazo biriho muri icyo gihe. Yezu rero ari imbere y'umufarizayi, aboneho kumubwira ibibazo biriho muri icyo gihe, uburyo bakandamiza abantu, uburyo bagirira abantu nabi, uburyo bacakaza abantu, uburyo biyemera, uburyo birata. Yezu akabona kubahishurira ibibazo biriho muri icyo gihe, nguko gusangira ubuzima. Nawe wongere urebe uno munsi, niyo mutajya musangira n'abantu gusa akayoga, akago kahiye, ariko ukibagirwa gusangira n'ubuzima, ukibagirwa ikiganiro, ukibagirwa gukebura umuntu, kandi ngo musangira, kandi ngo muri nkoramutima, kandi ngo muri abasangirangendo musangira iki n'umuvandimwe. Ngaho Yezu ashaka kutuganisha uno munsi, gusangira no gusangira ubuzima. Ngiki cyo bita bonne manière, uburyo bwiza bwo gusangira n'icyo kiganiro, gusangira ubuzima. Atubayeho ute? Umerewe ute? Ufite ibihe bibazo? Ufite n'ibihe bisubizo? Gusangira ubuzima. Abantu benshi turasangira, ariko twibagirwa gusangira iki? Ubuzima. Turavuga ibyiza tugataka, ariko twaze kwibagirwa twatundi dutari kugenda neza mu buzima bwacu. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yagarukiye Imana, nuko yari yatumiye abantu baza bamushagaye bamukorera umunsi mukuru. Ajya gufata ijambo ashimira abantu bose bari bari aho ngaho, ngo aza kuvuga ati, umva, ngiye gushimira umuntu umwe gusa wamfashije kugera kuri uno munsi, wamfashije kugarukira Imana. Abantu benshi bakomeza kwibaza umuntu agiye gushimira. Ese ni umukateshiste agiye gushimira? Ni padiri? Ni umugore we? Ni inshuti ze? N'abamwigishije mu nyigisho zo kugarukira Imana? Ni bande agiye gushimira?
n'abamukoreye umunsi mukuru, n'abamuzaniye inzoga, n'abamuzaniye amafiriti ndetse n'inyama, n'abamuzaniye iki? Nuko bose amatwi ngo bangu, amaso ngo kanu, umunwa ngo cwe, baraceceka bategereje ijambo nyamukuru ry'umunsi. Nuko wa mugabo agiye kuvuga aravuga ati, muri aka kanya ndashimira Tereza. Tereza niwe wamfashije bikomeye mu rugendo rwo kugarukira Imana, niwe watumye mfata icyemezo cyo kugarukira Imana. Nuko baraho bakomeza gutekereza ku izina rya Tereza. Baza gusanga Tereza ngo yari umusazi wo muri ako gace, uhoraga azerera, wenda ari no gusabiriza. Nuko ngo Tereza yasanze uwo mugabo ari kunywa inzoga, ari mu ikabari yasinze yaborewe. Nuko ngo aramubwira ati, umva rero wa mugabo we, nutareka inzoga, nutareka ubusinzi, ugiye kurimbuka, uzajya mu muriro w'iteka. Ngo ako kanya uwo mugabo akimara kumva iryo jambo rya Tereza w'umusazi witambukiraga, yahise atekereza uburyo ari umukristo, akaba agiye kuzahembwa umuriro. Izo nzoga nutazireka, nutareka ubwo businzi, uzajya mu muriro w'iteka. Nuko Tereza ngo arigendera arikomereza. Ngo hashize iminsi 3 gusa, wa mugabo ajya gusaba kugarukira Imana. Nibwo byarangiye nyine agarukiye Imana, akoze n'umunsi mukuru. Ati, ndashimira umuntu umwe wamfashije mu rugendo rwo kugarukira Imana. Ndashimira Tereza. Tereza wamfashije bikomeye cyane. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Wongere urebe naho no munsi inshuti zawe ufite. Ese hari igikebura? Hari ishobora kukubwira iti bikora na mafuti, ibikora ntago bikwiriye umuntu nkawe umukristo. Ibikora ntago bikwiriye umuntu nkawe batijwe, agakomezwa, agahabwa Yesu, agahabwa Ukarisiya. Ibintu uri gukora ntago bikwiriye umugabo uzi Ukarisiya nkawe. Ibintu uri gukora ntago bikwiriye uhabwa Yesu nkawe. Nuko rero umusazi igihe n'igihe byagera akazagwa ku ijambo. Tereza, aho muri nimwubahwe ba Tereza ndabasuhuje. Ba Tereza bagenda bakebura abantu. Kamubwira uti ntago bikiyenda, ibi ntibiri kugenda. Nuko rero wagera ku nshuti yawe mwamusangiye, ukongera ukamubuza uti, nyamara uribuka ko niba ukomeza ibyumba by'ubusambanyi utazagera mu bugingo bw'iteka. Nukomeza kubeshya utazagera mu bugingo bw'iteka. Nukomeza kubeshya uzajya mu muriro. Uri kwibuka ko izi ngeso nutazicikaho uzajya mu muriro. Gutyo uko ugenda ukebura mugenzi wawe, ntabe gusa ari wa wundi muhurira ku icupa, musangira mugasinda amajoro n'amajoro mukayarara, ariko utazigera umukebura. Muvandi muze gukora no mwitozo, ushaka kuza gusanga ufite amacuti nawe akubeshya, mugasangira akabisi n'agahiye, ariko atazigera kurangira ngo ikosa ryawe atarigera kwereka ikosa ryawe. Agahora bivugira mu mutima, akurira mu mutima, nawe ngo wasangiye n'abandi mwasabanye, kandi muri guhingira ku rwiri. Amafuti ni yose. Yesu rero ni mutaripfana, nubwo bamutumiye ariko aboneraho gutambutsa ubutumwa ati, nyamara ibi ntibigenda, nyamara uri kwiyemera, nyamara uri kwirata, ibi uri gukora ntabwo ushaka kugufungurira ijuru. Urufunguzo rw'ijuru ararutaye. Mwaho urufunguzo rufungura ijuru, murangije murakinga, ubwanyu ntimwinjira, mubuza n'abandi kwinjira. Ngiyo bya byapa Nyagasani ahora turangira, akenshi tumeze nk'iyo byapa nyine biyobora abandi, ariko bo bagasigara bashinze, bagasigara aho ngaho ntibatambuke bajya mu ijuru. Umuntu musangira mubyeyi, umuntu muhurira muri groupe, ariko ukaba ubererekeye amakosa ye, ntuzigere n'umukosora uti, nyaboneka ibukora n'ibiki. Urugero rwa Yesu yatumiwe, nawe wongere urebe abantu musangira, wongere urebe abantu muhuza, wasanga musangira gusa ibiryo bifatika, ariko ibiryo byarohoshwe, utamwibutsa amategeko yo guhazwa, ukaza kwibagirwa ko Ukarisiya ari ryo funguro, impamba y'abagiye mu ijuru. Uherutse guhazwa ryari? Uherutse kumva ijambo ry'Imana ryari? Uherutse guhabwa penetensiya ryari? Ariko wakubaza igihe uherukiye mu nzu y'indaya, ushobora gukimenya. Igihe uherukiye mu isayo, mu kwandavura, ushobora guhita ubimenya. Kubera iki? Urufunguzo rarutaye. Ubwawe nturi kwinjira, n'abandi nturi gushaka kubinjiza. Bishatse kuvuga skandal. Ibigusha uri kugusha abandi, ingero zawe z'ubuzima ziri kugusha abandi. Ngaha rero njye nawe twongeye twataye imfunguzo zacu. Nifuza gusoreza ku rugero rwiza rwa mutagatifu Nyasi Antiokiya turi guhimbaza none, washoboye kubona urufunguzo rw'ahari ibiryo, akinjira agafungura, hanyuma bikaza kurangira afunguriye abandi ubwo yemeye kwitanga. Ngo Nyasi Antiokiya ngo akiri umusore
yabanye cyane n'intumwa za Yezu ngo inyigisho zabo ziramunyura yemera kubatizwa ngo naho akomoye ubutagatifu bumuvugaho. Ubwitonzi n'ubuhanga yarafite byatumye bamutora ngo abe umwepiskopi wa Antiyokiya. Abakristo b'Antiyokiya bayoboye imyaka myinshi ngo nyuma yaje gufatwa n'umwami Turojani warwanyaga ubukristo nuko amucira urubanza rwo gupfa. Nuko umwami ategeka ko bajugunya inyasi hagati y'intare zishonje. Bamufashe rero bakora urugendo rurerure bamujyana i Roma kujya kumwicirayo. Ngo mu nzira aho anyuraga hose rubanda rwaramutangariraga rumuha impundu nk'umwami kubera ubutwari n'ishema yarafite, ishema ryo gupfira Imana. Ngo igihe inyasi ageze i Roma ngo yandikira abakristo muri aya magambo: wowe nanjye tuyazirikaneho dukomeje. Afite urufunguzo rw'ahari ibiryo, atinje guhabwa amenyo y'intare ngo zintapfune nk'ingano bashya zigakorwamo umugati, bityo nanjye nkunde mbe umugati mwiza wa Kristo. Amen. Igihe cyaje kugera nyine inyasi wa Antiyokiya bamushumura izo ntare zari zishonje, apfa atyo aho we Kristo. Abayoboke b'Imana nimugira amahoro. Nawe wongere urebe, iyo umaze guhabwa Kristo uhindukira ukaba umugati w'abandi. Iyo umaze kwakira urufunguzo rw'ahari ibiryo wasanga ubwirya wenyine ukima abandi. Akira urufunguzo rw'ahari ibiryo, nurangiza gufungura ufungure urye, ariko uze kwibuka guha n'abandi, gufungurira abandi umuryango w'ijuru, urufunguzo rw'ijuru, urufunguzo rwo kubona Imana, kwegera Yezu no kumwegereza abandi buri munsi. Inyasi wa Antiyokiya mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.